Ndabasuhuje nitwa Itangishaka Emmanuel nje kubabwira ko Nyamasheke agahinda yatewe n'umugore we warwaye mu mutwe bagishakana katumye yiyahura ku nshuro ya gatatu arapfa. Irusizi yafatanywe ihene nye Yibye avuga ko ngo yashakaga Ubunani. Gatsibo rero gukubitwa n'umugore ndetse n'abana byamuteye kwimanika mu mugozi. Hanyuma kandi turaje tunakubwire n'indi nkuru ivuga ko ubu ngubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ingagi yaho yabyaye Impanga. Ngo hayi kaze rero ngwino utera agatebe twumve amakuru. Reka ngubwire ko umugabo wo mu karere ka Nyamasheke witwa Kubwo Feremo w'imyaka 38 y'amavuko yasanzwe yiyahuje inzitiramibu supanete nyuma y'iminsi mike yari ishize abwiye abaturanyi be ko atangiye umwaka atazarangiza bitewe no kunanirwa kwiyakira nyuma yo gushaka umugore agahita agira uburwayi bwo mu mutwe. Ibi byabereye mu mudugudu wa Bugarama mu kagari ka Kabuga mu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba ku wa gatatu itariki ya 7 Mutarama 2026. Umwe mu bo mu muryango we avuga ko ngo bakeka ko yiyahuye abitewe n'agahinda gakabije yari amaranye igihe kanamutera ikibazo cyo mu mutwe bitewe rero n'ubundi nuko umugore we nawe yagize ikibazo cyo mu mutwe. Ni ikibazo rero n'ubundi yari amaranye imyaka 2 gusa bashakanye kuko bashakanye byemewe n'amategeko muri 2018. Icyo kibazo rero cyabaye nyine kuva barashakanye. Yavuze ko ngo kuri ubu ngubu bari bamaranye imyaka 7 bashakanye akaba yaragerageje rero kwiyahura inshuro 2 byanga bigakunda ku nshuro ya gatatu. Mu mwaka wa 2020 umugore we yafashwe n'uburwayi bwo mu mutwe baramuvuza aho bashoboye hose birananirana banagera Indera muri Karayesi. Muri 2024 umugabo yabonye ko kwita ku mugore we Indera bitamworoheye asanga mukuru we utuye mu karere ka Kamonyi ngaje ajya kumuvuza byoroshye aturutse hafi. Yaravuze ati yakomeje kumuvuza bataha aho ngaye Kamonyi umugore gukira birananirana aho babaga bagiye babona umugabo atangiye kugaragaza ibimenyetso by'agahinda gakabije ndetse no kwigunga. Hashize iminsi mike rero anatangira kugaragaza iby'uburwayi bwo mu mutwe nk'ubwo umugore we nawe bamujyana Indera. Bivuga kandi ko ngo abaganga bamuhaye imiti aho kuyinywa ashaka kuyiyahuza. Aravuga ati rero hashize iminsi yaje kunywa imiti irenze igipimo yandikiwe na muganga. Ibyo byatumye rero asambagurika bamuha amata arahemboka. Muri Nyakanga 2025 uwo mugabo yafashe icyemezo cyo kugarukana n'umugore we iwabo mu kagari ka Kabuga umurenge wa Karambi. Mu kuboza umwaka ushize rero n'ubundi iyo miti yafataga yari yakuye Indera yashatse n'ubundi kongera kuyiyahuza. Nyina wabakurikiraniraga hafi asanze ahirita aratabaza bamuha amata biranga bamujyana mu bitaro bya Kibogora. Umukuru w'umudugudu wa Bugarama Kamaya na Teresifore yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya ko nyakwigendera yari amaze iminsi ababwira ko nubwo bamaze kumugarura inshuro 2 ubutaha rero batazamukurikira. Yaravuze ati yari amaze iminsi ariyo mvugo imuri mu kanwa ko bamutabaye inshuro 2 ashaka kwiyahura. Ya gatatu rero ngo nago bazigera bamugarura kandi ko uyu mwaka atangiye atazawurangiza atiyahuye. None koko nyina yadutabaje atubwira ko ngo yagiye kubareba we n'umugore we nk'uko bisanzwe yasuhuza akabura umwikiriza. Bivuga ko umugabo yiyahuye umugore we ari munsi y'urugo atonora ibishyimbo yari yaranduye munsi y'urugo. Umukozi w'umurenge wa Karambi ushinzwe imari n'ubutegetsi niyo nizeye Claudine wahise atabara yavuze ko umuryango wa nyakwigendera wemeje ko yiyahuye. Ubuyobozi n'inzego z'umutekano zimaze kubiganiraho rero hafatwa umwanzuro w'uko ahita ashyingurwa atarinze kujyanwa mu bitaro. Aravuga ati umuryango we watubwiye ko yabanje kugaragaza ikibazo n'ubundi cyo mu mutwe akajyanwa Indera imiti ahawe akagerageza kuyiyahuza inshuro 2 zose byanga aribwo yasanzwe noneho yimanitse muri supanete yapfuye. Yakomeje agaragaza ko n'umugore we nawe byagaragaraga ko ngo afite ikibazo cyo mu mutwe cyane ko atigeze amenya ko umugabo we yapfuye kandi yarahari ahubwo akaba yaranduraga ibishyimbo bitarera ngo abitonore. Hanyuma baravuga ngo tugiye gukomeza kumukurikirana nk'ubuyobozi dufashe uwo muryango we kumuvuza cyane cyane ko n'umwana bari bafitanye abo mu muryango wabo bamujyanye kumurera kubera nyine ubwo burwayi bw'umutwe bw'ababyeyi be. Yanganishije umuryango wagize ibi byago awizeza ko ubuyobozi bukomeza kuba hafi. Muyobozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ushinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe Dr. Iyamuremye Jean Damascene muri Nzeri 2025 yatangaje ko mu bitera
abantu gutekereza kwiyahura harimo amakimbirane yo mu muryango, kubura ubufasha mu miryango, ibibazo bya mikoro, indwara zo mu mutwe, agahinda ndetse n'indwara zidakira. Avuga ati umubabaro w'amarangamutima abantu baba bafite mu gihe cy'akababaro ntukunda kugaragara kugeza igihe ugeze ku kigero cyo hejuru. Niyo mpamvu rero kuganira kuri ibyo bibazo ari ingenzi. Dushishikariza abantu bose n'ubundi kudahangana n'ibibazo bonyine, kuko n'ibiganiro bisanzwe bishobora gufasha umuntu gukira. Hanyuma twihuta cyane, umugabo wo mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Ngarama akagari ka Karambi yapfuye yimanitse mu mugozi nawe, aho abaturanyi bakeka ko ngo urwo rupfu rukomoka ku makimbirane yo mu muryango, ngo akaba yarakubitwaga n'umugore we ndetse n'abana be. Inkuru y'urupfu rw'uzaba kiriho Evariste wamenyekanye kuri uyu wa kane, aho yasanzwe n'ubundi yimanitse mu giti. Abaturanyi babonye ibyo byago bababajwe n'urupfu rwa nyakwigendera, bavuga ko ngo kwiyahura kwe byaba bifitanye isano n'amakimbirane n'ubundi yahoraga mu rugo rwe. Hanyuma kandi Kamuhangire Diomede we yaravuze ngo twababajwe cyane no gusanga uyu mubyeyi yashizemo umwuka kandi apfa urupfu rudasanzwe, aho yapfuye atararwaye. Mu by'ukuri uyu muryango rwose usanzwe urangwamo n'intonganya nyinshi, aho abaturanyi twajyaga gutabara bari kurwana. Uyu mugabo yari afite abana bamaze gukura, aho bajyaga bamuhuriraho bakamukubita. Mukeshimana Angelique nawe yaravuze ngo aba bantu bahoranaga amakimbirane ku buryo bukomeye, gusa twatunguwe no kubona byageze aho uyu mubyeyi afata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima. Byaratubabaje cyane. Ikintu bitugaragarije niba koko aba bantu bakwiye kujya bakurikiranira hafi ibibera mu miryango, abafite imitima yagize agahinda gakabije bakaba hafi muri rusange, bityo rero ibibazo bikaba byakemurwa hakiri kare. Hanyuma umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ngarama Niyonzima Felicien we yemeje aya makuru, avuga ko ngo umurambo wajyanywe mu bitaro bya Ngarama kugira ngo ukorerwe ipima. Anasaba rero abaturage n'ubundi kwirinda amakimbirane muri rusange. Yasabye abaturage kwirinda amakimbirane kuko amakuru yimanze agaragaza ko ibibazo n'ubundi byabaye bifitanye isano n'ubundi n'amakimbirane, bityo rero yibutsa abaturage kujya bagaragaza ahari amakimbirane yo mu miryango, bityo rero aho bishoboka abantu batandukanywe aho kugira ngo rero n'ubundi bizabyare impfu. Nyakwigendera yapfuye afite imyaka 42, akaba asize umugore n'abana 5 barimo abakobwa 4 ndetse n'umuhungu umwe. Hanyuma rero mu yandi makuru twihuta cyane, reka tubabwire ko bitashimira iryo Saviye wo mu murenge wa Giheke akarere ka Rusizi yatawe muri yombi nyuma yo gufatanwa ihene enye akekwaho kwiba. Yabazwa akavuga ko yashakaga ubunani kuko yabonye abandi baburya ntibamuheho. Uyu musore yafatiwe mu mudugudu wa Kamabuye akagari ka Burunga mu murenge wa Gihundwe, ashoreye izo hene anitwaje icyuma bikekwa ko yashoboraga no kuzibagisha. Agifatwa yanavuze kandi ko ngo yashakaga amafaranga yo kugura imyambaro ndetse n'ibindi bikoresho by'uruhinja yitegura kubyara. Agifatwa n'abanyerondo yababwiye ko agace yazibyemo akazi mu murenge wa Giheke ndetse na mushiki we akaba ari hatuye, ariko atibuka izina ry'uwo yazibye. Yavuze ko yazikuye mu kiraro zari zirimo, agiye kuzigurisha mu mujyi wa Rusizi, yabura uzigura byihuse agashaka kuzambukana i Bukavu muri Kongo Kinshasa. Aravuga ati nafashe icyemezo cyo kuziba kuko ubwo abandi baryaga ubunane n'iminsi yakurikiyeho binezeza, nabuze nungurira icyayi kandi nta mafaranga nari mfite. Numva ndababaye ntekereza kuziba ngo njye gushaka nanjye ubunane mpa umuryango wanjye kuko uku kwezi kose turacyaburimo. Yakomeje avuga ko ngo ikindi cyamuteye kwiba ari uko ngo muri iki cyumweru aribwo ateganya ko umugore we azabyara kandi akaba adafite amafaranga yo kugurira umwana imyenda ndetse no kwita ku mubyeyi. Ati nta gikoresho na kimwe kiri mu rugo, nta kambaro kaba ak'umwana cyangwa se umugore azasohokana yabyaye gahari, n'akazi mfite ko kudoda inkweto nta kiri kuvamo kigaragara. Amafaranga nagombaga kuzikuramo niyo nari kubigura, kandi ihene nye sinari kuziburamo nibura amafaranga 300 batampenze. Abajijwe abo bafatanyije kuziba yavuze ko yazibye wenyine kuko umwuga asanzwe akora wo kudoda inkweto utamuhera amafaranga angana ryo icyarimwe. Umwe mu banyerondo bamufashe yabwiye ikinyamakuru Imvaho cya mu Rwanda ko ashobora kuba yari afite abandi bakorana. Yanze kuvuga cyane ko urugendo yazigendanye yaba wenyine atari kubura kuba yarafashwe n'andi marondo. Aravuga ati ashobora kuba afite irindi tsinda rinini bakorana kuko hakunze gufatwa amatungo menshi arimo ihene, inkoko, ingurube n'inka aba yibwe muri uyu murenge wa Giheke. Bageza aha mu mujyi wa Rusizi bashakisha inzira ziyageza n'ubundi Bukavu muri Kongo Kinshasa bakayafata. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihundwe Iyakaremye Jean Pierre yavuze ko uyu mugabo agifatwa yashyirijwe sitasiyo ya Kamembe y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB
bagikorana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Giheke ngo uwibye asubizwe amatungo ye. Avuga ko ngo yazibye mu murenge atuyemo wa Giheke, ati twamushyikirije ribu Ihene turaza gukorana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Giheke ngo amenyekane nyirazo aze azitware aratanga ikirego. Avuga ko hakoreshejwe imbaraga nyinshi cyane ngo muri iyi minsi mikuru itambutse abaturage n'ubundi batekane n'ibyabo, ari nayo mpamvu nuriye yafashwe, agashimira cyane abaturage bafatanije n'irondo uburyo bafasha ubuyobozi n'ubundi muri rusange n'inzego z'umutekano gutahura ubujura cyangwa se abajura nk'aba bumva bakwikenuza mu by'abandi baruhiye. Aboneraho kubaha ubutumwa. Reka tubabwire ko ingagi yo muri parike ya Virunga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabyaye impanga z'ingabo, ibintu bidakunze kugaragara kuri ibi binyabuzima. Ingagi zo mu misozi miremire zigaragara hake, ndetse inyinshi zikaba ziba mu Rwanda muri parike y'igihugu y'Ibirunga, muri Uganda ndetse no muri Kongo. Abahanga bemeza ko mu ngagi zibyara izitageze kuri 1% arizo zibyara impanga, mu gihe izisigaye zibyara umwana umwe uko zabyaye. Hanyuma kandi amafoto yashyizwe hanze n'abayobozi bashinzwe parike ya Virunga agaragaza ingagi y'ingore iteruye abana babiri. Umwe mu bayobozi muri iyi parike, Methode Uhoze, yabwiye AFP ko abana bombi bafite igitsina gabo. Ingabo yabyaye impanga niyo mu muryango witwa Bageni ugizwe n'ingagi 59. Niwo mugari muri parike ya Virunga yerereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikigo gishinzwe gucunga iyi parike cyatangaje ko ngo hashyizweho ingamba n'ibikorwa bitandukanye bigamije gucungira hafi abo bana b'ingagi ngo bashobore gukomeza kubaho. Umuyobozi ushinzwe itumanaho muri parike ya Virunga, Bienvenue Boende, yavuze ko ngo izindi mpanga zaherukaga kuhavuka muri 2025. Itanga ishaka Emmanuel niko nitwa, yicano yitwa Ubuvumbuzi Official. Niba ari bwo hageze kanda subscribe kugira ngo andi makuru atazajya gucika.